tuganiraho muri uyu mwanya. Ko aravuze ngo kuzinze niwe utuma utabyara, muko twebweho ubwo turabamanywa ntabwo turaba ijoro, kubera ko dusanze ko abanywi bisindisha ari ab'ijoro, ariko twebweho ubwo turabamanywa twirinde ibisindisha. Imana idufashe cyane tudasinzira nka tuganiraho muri uyu mwanya. Ko aravuze ngo ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nitwa Ntegerejimana Pethahia, ndi umusore Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana iciye inzira muri uyu mwanya kugira ngo turiganireho. Tubanze dusenga Imana, ibindi turabikomeza mu kanya. Imana Data wa twese uri mu ijuru, ushimwe mu izina rya Yesu. Ushimwe kuri Imana yacu, ushimwe kuri umurengezi, ushimwe kuri umutabazi. Ibyo dukora byose biratunyura, niyo mpamvu kugukorera bitadutera isoni, no kukuvuga Mana ntibidusubiza inyuma, ahubwo bidutera gukomera. Shigwe hejuru kuko uri umwami w'abami. Tubabarire gukiranirwa kwacu, twese dutunganye. Ijambo ryawe rihira imitima yacu, kandi nubwo imibiri yabohwa, imibiri ikageragezwa, ijambo ryawe ntirigeragezwa. Nubwo imibiri yarwara, ijambo ryawe ntirirwara. Akaba ariyo mpamvu dusenze ngo ribohore umuntu wese ufite ibimwizingitiranyaho abashe guhagarara neza, ari umukozi wawe udatsinzwe n'urubanza. Ngaho ushimwe Mana ko umwuka wawe agiye kudufasha, umwuka akatuyobora, umwuka agacukumbura, umwuka akagaragaza ibiri mu bwihisho, maze ubwoko bwawe tugahembukira imbere yawe. Bibe bityo Mana, mu izina rya Yesu, amen, amen. Tuganire ijambo ry'Imana nyuma yuko tumaze gusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Katuganire ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 12, duhere ku murongo wa 42 turageza ku murongo wa 49. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 12, umurongo wa 42 tugeze kuri 49. Haravuga ngo nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacirwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera si njye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Numbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umuciraho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye gukora. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane kubw'amagambo yayo dusomye. Ijambo riratubwiye ngo nyamara abatware benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyerura, kuko batinyaga ko bazabaca mu isinagogi, kubera ko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Imana nidufashe cyane. Bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Tuganire ku ijambo ry'Imana bivuga ngo ibyo wumvise nibyo bizakubera umucamanza. Ibyo wumvise nibyo bizakubera umucamanza. Imana idufashe cyane, kubera ko benshi muri twe twumvise byinshi, ibindi amaso yacu arabibona. Imana nidufashe. Abisirayeli bakiri muri Egiputa batarumva amategeko y'Imana, avuga ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe. Ibyo bakoraga byose nta ngaruka babonaga. Ariko bakimara kwambuka inyanja itukura bakagera ku musozi wa Sinayi, bakaherwa amategeko y'Imana, kuva uwo munsi
umuntu yarasambanaga, bamwe bakabicisha amabuye. Imana itugirire neza cyane. Kandi reka mbabwire, uwitwa Mukaroti atarabwirwa ngo ntihagire ureba inyuma, yaza kureba inyuma atabibwiwe, ntacyo yagombaga kuba. Ariko Imana yitegereza ibyatuma abantu bakomeza kugumana nayo, ikabihanangiriza ngo ntibakabireke. Hanyuma ibyatuma batagira n'umubano, Imana ikabihanangiriza ngo ntibabireke. Niyo mpamvu rero nawe uyu munsi ufite byinshi bikubwiriza, ufite inzira nyinshi wumviramo ijambo ry'Imana. Televiziyo uyifite iwawe, telefone uyifite iwawe, uruhande rwawe. Imana idufashe cyane. Ujya kuri YouTube uhabona ibintu byinshi, na n'uyu mwanya iri jambo niho riri buce. Warangiza kandi ufite amagurupe menshi, ubamo kuri WhatsApp, murahamagarana bisanzwe, mwandikirana za SMS, ujya kuri Facebook, ujya kuri TikTok, Instagram, aho hose uhabonera ibigendanye n'ijambo ry'Imana. Nkaba ngira ngo nkwibutse rero ngo ibyo wumviye aho hose nibyo bizakubera umucamanza. Yesu ntago aziri guhagarara iruhande rwawe avuga ngo burya waribye. Hoya, kubera ko iyo wiba ufite umutima ugukomanga ukubwira ngo ibyo ukora sibyo. Iyo usinda ufite umutima ugukomanga ukubwira ngo ibyo ukora sibyo. Iyo usambana, iyo wifuza, iyo ugambanirana, ufite umutima ugukomanga ukubwira ngo nyamara ibi bintu nubwo ubikoze siko bimeze, ntabwo ari byo Imana ishaka. Ngira ngo rero nkubwire ngo ibyo wumvise nibyo bizagutsindisha, nibyo bizagutsindishiriza ku munsi w'urubanza, ku munsi w'amateka. Bizakubera umucamanza. Uzajya kuvuga uti nyamara sinabimenye. Ijambo rize mu mutima wawe uti cyagiye ntibagigishije wicaye mu rusengero. Yesu rero ntago azirirwa avunika nk'umucamanza mukuru, ahubwo afite abakozi azakoresha, urubanza rukagenda neza. Ndagira ngo rero dukomeze n'iri jambo ry'Imana nk'uko turisomye. Ijambo ry'Imana turarisomye, riratubwiye ngo nyamara abatware nabo benshi baramwizeye, kubwo abafarisayo ntibabyerura. Batinyaga gucibwa mu masinagogi kuko bakundaga ishimwe ry'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Amasinagogi rero ni isengero zasengerwagamo n'Abayuda, ariko bikaba byaraturutse cyane mu bunyage nyuma y'uko banyagwa bakavanwa mu Babuloni. Nyuma yo gusuhuka bavuye i Babuloni, amasinagogi ibundi yatangiriye mu bunyage kubera ko nta rusengero rw'i Yerusalemu rwari rugihari. Ahubwo baravuze bati reka tujye duterana, tutazibagirwa amategeko y'Imana nubwo turi mu bunyage, tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Bavuye rero mu bunyage bageze mu gihugu cy'Isirayeli, n'ubundi ya masinagogi arakomeza, haba urusengero rukuru rw'i Yerusalemu. Ariko mu hirya no hino mu gihugu hakaba isengero bahuriramo baganiramo ijambo ry'Imana. Mu minsi mikuru yagenwe hakaba ariho bahurira i Yerusalemu. Hanyuma rero aya masinagogi yari afite abayayobora, aribo batware nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Baza kumva rero amagambo ya Yesu, baramwizera, bizera ko ari umwana w'Imana, bizera ko yatumwe n'Imana, bizera ko yavuye mu ijuru, bizera ko atanga ubugingo, bizera ko Yesu abohora, bizera ko Yesu akiza. Bamaze kumwizera ngo batinya ko bazacibwa mu masinagogi. Birashoboka ko bari bahembwaga, bakavuga bati rero tweruye ko uyu muntu ari umuntu w'Imana, igihembo twabonaga ntitwakomeza kukibona. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko bari bafite icyubahiro, babakomera amashyi, babona ari abantu b'ibirenga, bakavuga bati rero tweruye ko uyu muntu yatumwe n'Imana, yavuye mu ijuru, ari Kristo umwana w'Imana, umucunguzi, ko abadukomeraga amashyi batakongera kuyadukomera. Ngo bituma babihisha, baramwizera ariko barabihisha. Akaba ariyo mpamvu nicaye imbere yawe ndi kugira ngo nkubwire ngo ibyo wizeye, ibyo wamenye, ibyo wumvise ukwiriye kubihamya, ukabihamiriza abandi. Muririmbye ati numara kumwemera nk'umukiza wawe,
muhamye muba ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Nje ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira. Birakwiriye kugira ngo ijambo ry'Imana wabwirijwe, ibyo Imana yagukoreye, ibyo bintu byose Imana yakweretse, ukwiye kubimenyesha abandi, bakamenya ko ari inzira y'agakiza, bakamenya ko ari inzira yo kubohoka, bakamenya ko ari inzira yo gukizwa, bakamenya ko ari inzira y'amahoro, bakamenya ko ari inzira y'umunezero. Uyu munsi birashoboka ko hari abo mukorana mu kazi bageze aho bihebye, bageze aho biganyira, bafata umwanzuro wo kwiyahura. Uwo mubana mu rugo ugeze aho yihebye, afite umwanzuro wo kwiyahura. Abo mwirigwana, Imana irashaka ko uwatura ukabamenyesha ko uri umukristo. Abo bose bagutetesha, abo bose bakwizingitiranyaho, abo bazagukabakaba, abo bose bashaka guha akazi, babwire ko uri umukristo. Ingaruka zabyo Yesu azazirengera. Imana idufashe cyane. Icyakora Yesu ngaza kumenya ko uwo mutware nawe abo batware badashaka kubyerura, arababwira ati rero si njyewe uwizera abayizeye, ahubwo abayizeye Imana Data, abayizeye uwantumye. Impamvu Yesu yabivuze, Mose yaje yigisha Imana Data yo mu ijuru, Uwiteka, ntabwo yigeze avuga Yesu. Akaba ariyo mpamvu rero Yesu yababwiye ati n'ubundi nta n'iy'Imana nkibabwira, unyizeye sinjye abayizeye, abayizeye uwantumye. Kandi n'umbonye ntabwo ari njye ababonye, ababonye Data. Harimo ijambo rikomeye yashaka kuvuga ko n'ubundi niwe Mose yavugaga, uhereye kera kose niwe Mose yavugaga. Nimba avuze ngo umbonye, ababonye Data, yashaka kuvuga ko Mose nubwo yabivugaga mu bundi buryo, ariko burya Yesu ni Imana, Yesu ni Uwiteka, Yesu ni Imana umuremyi wa byose. Nk'uko ijambo ribitubwira muri ubwo butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, bikavuga ngo Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe n'uwo Jambo. Imana dushyigikire cyane. Uwo Jambo ni Kristo. Yohana 14 umurongo wa 3 cyangwa uhereye ku wa 2 haravuga ngo umbonye ababonye Data. Yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, ngo kuko mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Iyaba adahari mba mbibabwiye, ariko ndagiye ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Nuko bamwe muri bo baramubaza bati si aho ujya ni hehe? Arababwira koko ntago muhazi. Aravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya aramubwira ngo ariko koko imyaka tumaranye ntabwo uramenya koko, ntabwo urasobanukirwa, ntabwo uzi ko umbonye ababonye Data. Imana idufashe. Ubu hari abantu bamaze igihe muri korari ariko batarasobanukirwa, bataramenya Imana, batarayibona, batarayumva. Ariko uyu munsi aho wicaye, aho uhagaze, aho uri kugenda, menya ngo Yesu Kristo uko yari ari n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora. Ni Imana, ni umuremyi wa byose. Imana idufashe cyane. Haravuga ngo rero nta nubwo nazanwe no guciraho abari mu isi witeka. Wanze amagambo yanjye sinjye aba yanze, kandi uwanze amagambo yanjye simuciraho iteka, ahubwo afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka kuri wa munsi w'imperuka, ngo kubera ko ntabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wampaga ibyo mvuga, akampa n'ibyo nigisha. Imana itugiriye neza. Niwe wampaga ibyo mvuga, akampa n'ibyo nigisha. Ndagira ngo nkubaze, ese ibintu urimo gukora iki gihe ninde ubiguha? Amagambo uri kuravuga ninde uyaguha?
nawe wahangara ukavuga ngo ibyo nkora ni data wabimpaye, ibyo nigisha ni data ubimpa, ubuhanuzi impanura ni data ubumpa, ibyo nibyo shaka ko tuganiraho muri uyu mwanya. Ko aravuze ngo wantumye ni wumpe ibyo mvuga, akama n'ibyo nigisha, ni we mbaza uyu mwanya rero ngo mbese ubuhanuzi uhanura uwagutumye ni ubuguha, ibyo wigisha ni wagutumye ni ubiguha, ko uhanurira abantu ngo ntukavugane na runaka, ni uguterereza ibi, ni ukugirira nabi, ahari wagutumye ni ubikubwira, kubwira umuntu uti uriya mugabo mwashakanye si uwawe, mute wishakira undi, ahari Imana data yagutumye, nimba ariyo yagutumye niguha ibyo ngibyo. Ndi kugira ngo nkubwire ngo haranira gukora, haranira kuvuga, haranira guhanura ibihuye n'ibyo Imana yagutumye, kubera ko muri iyi minsi Satani yahagurukije abakozi benshi baharanira gusenya ingo z'abantu, baharanira gutanya abantu, abari bakundanye bakangana, umukazana na nyirabukwe bakangana. Ugasanga umuhanuzi arahagurutsa abwiye umukobwa uti rero dore nyoko bukwe niwe uguterereza uburozi, niwe wakuzinze, niwe utuma utabyara, mujugunye, ntukavugane nawe, ntukamusuhuze. Ndagira ngo nkubaze ngo mbese ibyo uhanura uwagutumye nibyo aguha cyangwa hari ibyo wishyiriramo? Hari se ntiwaba waravangiwe? Imana idufashe cyane, sobanukirwa neza. Ariko ndagira ngo nk'uko nabivuze, amagambo twumvise niyo azatubera umucamanza. Reka rero turebe ijambo ry'Imana n'ubundi dukomeze kongeranya ku byo twumvise, kugira ngo abe ari byo bitubera inkomezi muri uru rugendo. Ndagira ngo tuvuge ku kintu kigendanye n'ibisindisha. Ikintu kigendanye n'ibisindisha aba ari cyo tuvugaho muri uyu mwanya. Uyu munsi muri ibi bihe usanga abantu benshi bafite imirongo ibarengera, bati kubw'inda yawe kunaniye ujye unywa gakeya, abandi nyine abandi bati Yesu Kristo nawe yanyoyeho, bati ku musaraba bamuzaniye aranywa. Ariko ndi kugira ngo iyi ngingo y'ibisindisha tuyivugeho, kubera ko ari wo mwanya tugezemo. Ijambo ry'Imana iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Migani ibice 31 umurongo wa 4, Imigani ibice 31 umurongo wa 4, haravuga ngo ntibikwiriye abami, Lemuweli we, abami ntibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma, kubaririza ibisindisha aho biri. Yewe we, ntibikwiriye abami, Lemuweli we, ntibikwiriye abami kunywa vino cyangwa ibikomangoma, kubaririza aho ibisindisha biri. Imana idufashe cyane, ntibikwiriye abami. Burya natwe turi abami mu bwami bwa data, nk'uko Petero yabyanditse, yaduhinduye abami n'abatware n'ibikomangoma n'abatambyi muri ubwo bwami. Ntibikwiriye rero abami kunywa vino, ntibikwiriye abaminisitiri kunywa vino, ntibikwiriye abameya kunywa vino, ntibikwiriye abagitifu kunywa vino, ntibikwiriye abaririmbyi kunywa vino, ntibikwiriye abapasitori kunywa vino, ntibikwiriye abakristo kunywa vino, ngo kandi ntibikwiriye ko n'ibikomangoma bibaririza aho ibisindisha biri. Imana idufashe cyane. Nimba Kristo ari umwana w'Imana, akaba ari umwami w'abami, akaba ari umwami wacu, birakwiriye ko natwe nk'ibikomangoma tudakwiriye kubaririza aho ibisindisha biri. Imana idufashe. Yesaya 5:11, impamvu tudakwiriye kubaririza aho ibisindisha biri cyangwa ngo tunywe vino, impamvu ni iyi ngiyi. Yesaya 5:11 haravuga ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa bakabirara inkera, kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa bikababera bakageza inkera, ngo kugeza aho bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha bakabyirirwamo.
kugeza ubwo bibahindura abasazi. Imana idufashe cyane. Niko ijambo ritubwiye muri Yesaya 5:11. Turi ku ijambo ibisindisha, kandi iri jambo nubwo wenda wari utararyumva, reka nkubwire ngo amatwi yawe rikimara kugwamo n'ubundi bizakubera umucamanza. Yesaya ibice 5 murongo wa 22, kaba ari ijambo rivuga ngo bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Yesaya 5:22, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, hanyuma bakagira imbaraga zo guturirana ibisindisha. Bazabona ishyano inzoga, bazabona ishyano abigira intwari zo kuzinywa. Ugasanga uti njyewe ntabonye agacupa sinasinzira, nasomyeho rimwe sinabona ibitotsi, sinabona amahoro. Bazabona ishyano abigira intwari, ahubwo ugasanga baratuka batazinywa, barabaserereza ngo ntimuri abagabo. Reka nkubwire ngo ijambo niko ritubwiye Yesaya 5:22, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo kubiturirana muri ayo makwe. Ibyo byose muzabona ishyano zo guturirana ibisindisha. Imana idufashe cyane. Reka dukomeze, turi ku ijambo ibisindisha. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 6, navuga ngo nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Bisobanuye ngo abantu batirinda ibisindisha barasinziriye, baracyari mu mwijima. Kandi Yesu yavuze ngo yaje mu isi ari umucyo, kugira ngo abamwizeye batagomeza kuba mu mwijima. Akaba ariyo mpamvu rero dukwiriye kwirinda ibisindisha kugira ngo tudasinzira nk'abandi. Imana idufashe cyane, tube maso twirinde ibisindisha, twe gusinzira nk'abandi. Yesu atugire neza cyane. Yesu adufashe cyane, twe gusinzira nk'abandi, tube maso twirinde ibisindisha. Impamvu dukwiye kwirinda ibisindisha nuko bidufata bikadushyira mu mwijima. Reka dukomeze muri urwo rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 5 umurongo wa 8, hakavuga ngo ariko twebweho ubwo turabamanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Ariko twebweho ubwo turabamanywa, ntabwo turaba ijoro, kubera ko dusanze ko abanywa ibisindisha ari ab'ijoro. Ariko twebweho ubwo turabamanywa twirinde ibisindisha. Imana idufashe cyane tudasinzira nka ba bandi. Ni nako yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 2, hakavuga ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Ntakwiriye kuba ukunda ibisindisha, ahubwo akwiriye kuba byirinda. Nk'uko ijambo ribitubwiye, umwepiskopi ni umuntu wihaye Imana, umuntu wiyeguriye Imana, kandi kugira ngo tuzajye mu ijuru, kugira ngo tunabeho mu isi neza, nuko twiyegurira Imana tukagendana nayo, nta batuvuma ngo ibitoki byanjye arabimaze, nta ukuvuma ngo yaranyambuye, nta ukuvuma ngo yantwariye umugore, nta ukuvuma ngo yarambeshye ngo ni umukunzi wanjye kandi ari kuntendeka. Ibyo byose dukwiriye kubyirinda. Dukomeze ijambo ry'Imana. Yego, urwandiko rwa mbere nako reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 2. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 2, niho havuga ngo uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha. Abasaza bari mu bakunda ibisindisha,
ati ntabonye agacupa sinasinzira, ntagasomyeho sinasinzira. Ariko Pawulo yandikira Timoteyo Tito ngo uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha. Imana itugire neza cyane. Niba tabikunda rero ngo bizabashoboza kwitonda no kudasayisha. Reka dusoreze ku ijambo, turi ku ijambo ariko ibisindisha nuko mukenyere. Ijambo ry'Imana niko Petero yanditse rwandiko rwa mbere igice cya mbere murongo wa 13 arandika ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo umwami wacu Yesu Kristo azahishurwa. Mukenyere mwirinde ibisindisha. Ati mukenyere mwirinde ibisindisha. Yego, mwiringire rwose impano y'ubuntu izahishurwa iyo muzazanirwa ubwo umwami wacu Yesu Kristo azahishurwa. Twirinde ibisindisha. Ndagira ngo mbabwire ngo twirinde ibisindisha, kuko ibisindisha bituma tutaba umucyo tugahinduka umwijima. Ntago mbabwiye ngo mwirinde gusinda, abantu banyumve neza. Ntago mbabwiye ngo mwirinde gusinda, ndababwiye ngo mwirinde ibisindisha. Kandi sinjye ubivuze, ni ijambo ry'Imana ribivuze. Nkuko Yesu yabivuze, ntabwo ari uciraho abantu iteka, ahubwo ijambo bumvise niryo ribaciraho iteka. Nanjye rero turi kumwe, sinjye ubacireho iteka. Uzasanga abantu benshi batanga za komanteri ngo ariko abantu ngaho kutubwira neza batubwira nabi. Iryo jambo bakubwiye, abo ngabo babikubwiye ntacyo bagutwara, ariko ijambo wumvise niryo ribasha kugira icyo rigutwara. Imana idufashe cyane, twirinde ibisindisha, kubera ko ibisindisha bituma tuba umwijima. Reka ijambo ry'Imana turikomeze. Impamvu dukwiye kubyirinda niyi. Petero arandika mu rwandiko rwa mbere ibice 4:7 aravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iherezo rya byose riri bugufi, niyo mpamvu dukwiye kwirinda ibisindisha. Yego, iherezo rya byose riri bugufi. Ibisindisha ntago bishobora gutuma witegura, kandi ibisindisha ntibishobora gutuma ugira umwete wo gusenga. Ariko kandi jambo ry'Imana ko ritubwira ngo uko turushaho kwegera wa munsi w'imperuka, tujye turushaho no kwegera Imana, kubera ko ibiturushya birahari ni byinshi. Kaba ariyo mpamvu dukwiriye kwirinda ibisindisha, kubera ko ibisindisha ntago byatumenyesha ko iherezo riri bugufi. Ariko umwami Imana ahari kugira ngo adufashe. Niukenera imbaraga zo kwirinda ibisindisha, Yesu azagushoboza kwirinda ibisindisha, kuko iherezo rya byose riri bugufi, kugira ngo tubone uko tugira umwete wo gusenga. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero dusoreze kuri iri jambo n'ubundi Petero yanditse mu rwandiko rwa mbere ibice 5 murongo wa 8 aravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo ancoshomera. Nubwo usinda, nubwo unywa inzoga, nubwo unywa vino, nubwo unywa ibisindisha, ndagira ngo ubinywa, Satani yicaye uruhande rwawe azerera nk'intare yivuga ashaka uwacoshomera. Yamaze kugucoshomera, urabinywa ukumva nta kibazo. Yamaze kugucoshomera, uranywa ugasinda. Yamaze kugucoshomera, uranywa ukambura. Yamaze kugucoshomera, uranywa ugatukana. Yamaze kugucoshomera, unywa ibisindisha ukumva ntacyo bigutwaye. Kandi ikindi, iyo Satani amaze kugucoshomera, urasambana, ibyo ukumva ntacyo bigutwaye. Uriba ukumva ntacyo bigutwaye. Uratukana ukumva ntacyo bigutwaye. Ariko uyu mwanya wa none aha ndagira ngo umenyeshe ko ijambo wumvise niryo rizakubera umucamanza. Yego, niryo rizakubera umucamanza. Nimba warabwiwe ngo ntugasambane, iryo jambo ryonyine rizakubera umucamanza. Nimba warabwiwe ngo ntukibone, iryo jambo kwibona bibanziza kurimbuka.
niryo rizakubera umucamanza. Warabwiwe ngo ntugasinde, warabwiwe ngo ntukibe, ntukagambane, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ariko none inda ikubereye imana, umugabo washatse akubereye imana, umugore washatse akubereye imana, abana wabyaye bakubereye imana. Kandi Yesu yarabivuze, aravuga ngo ukunda umugore we kumundutisha uwo si uwanjye, aravuga ngo ukunda umugabo we, ukunda umwana we, umukazana, umukwe, nyirabukwe akumundutisha uwo si uwanjye, ukunda akazi kukandutisha uwo si uwanjye. Impamvu ni iyihe? Atari uw'Imana nta waba umusirikari ngo yishyire mu by'ubugingo nk'abakinesheje wamwandikiye igisirikari. Umubiri wawe uguhindukiye Imana, umubiri wawe uguhindukiye Imana. Kandi Yesu yarabivuze, aravuga ngo kuko ushaka ukunda ubugingo bwe azabubura, ngo nyamara uwanga ubugingo bwe ku bwa Yesu azabubona. Uyu munsi wa none rero umubiri wawe uguhindukiye ikigirwamana kugeza ubwo ugutanya na Yesu. Ariko reka nkubwire, muri aya magambo utari warumvise, n'iri ririmo ry'uko ayo wumvise yose azakubera umucamanza, ntacyo uzireguza kuri ujya munsi. Imana idufashe cyane. Twari ku ijambo rero rigendanye n'ibisindisha, kandi turashima Imana ko itwemereye kuba turyumvise twese. Uwiteka adufashe cyane. Ibisindisha turabirangije, yego turabirangije ibisindisha. Imana itugire neza. Ibisindisha turabirangije. Ndagira ngo dukomeze n'ijambo ry'Imana mu byo tugomba kumva nyine, kugira ngo tutazagira icyo twireguza, kuko Yesu ari bugufi kuza. Ndagira ngo tujye ku ijambo gusambana, ku ijambo gusambana. Gusambana, ijambo gusambana ribamo amoko menshi. Hari ugusambana uhuye n'umugore utari uwawe, umusore n'umukobwa bagasambana, icyo ni icyaha cyitwa gusambana. Hari ugusambana kandi guharika Imana, kureka Imana, kureka gusenga Imana ugasenga ibigirwamana, uko nako ni ugusambana. Ariko ndagira ngo tuvuge gusambana kugendana n'imibiri, kugendana n'imibiri, gusambana guhuza ibitsina. Ijambo ry'Imana reka abe ariryo twifashisha, kuko n'ubundi niryo rizatugeza kuri ujya munsi. Reka rero reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya urwandiko rwa mbere, ibice 6, umurongo wa 18, aho yavuze ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Muzibukire gusambana. Imana idufashe cyane. Niko ijambo ritubwiye ngo tuzibukire gusambana. Njye ubibabwira rero, sinjye uzabashinza gusambana kuri ujya munsi Yesu azaza, ahubwo iri jambo somye niryo rizabashinza gusambana. Muzibukire gusambana, kubera ko ari icyaha gikomeye gitandukanye n'ibindi byaha bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko cyo gikorerwa imbere. Imana idufashe cyane. Muzibukire gusambana, kuko wifatanya na maraya bombi baba babaye umubiri umwe. Imana idufashe. Muzibukire gusambana. Wa musore we, zibukira gusambana. Wa mukobwa we, zibukira gusambana. Wa mugabo, wa mugore we, zibukira gusambana. Gutwara umugabo w'abandi, gutwara umugore w'abandi. Abana benshi warabatwaye umutima, urabasambanya guhishwa. Imana idufashe tubizibukire nk'uko ijambo ribitubwiye, kubera ko ibindi byaha umuntu wese akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko gusambana bibera imbere. Kandi biragoye cyane kuvura ikintu cyabereye imbere. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu kandi n'ingaruka zabyo ntago zigaragara inyuma, zitangirira imbere. Imana idufashe. Abakorinto, rwandiko rwa mbere, ibice 7, umurongo wa 10, umurongo wa 2. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 7, umurongo wa 2, hakavuga ngo ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Tuzabizibukira gute? Nk'uko ijambo ribitubwiye, kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore
agiriwe mugabo. Imana idufashe cyane. Wa mugabo we, menya ko umugore wawe n'uwawe nta wundi Imana yakugeneye, kandi menya ko wa mugore we, uwo mugabo mwashakanye n'uwawe nta wundi Imana yakugeneye, n'uwo nguwo nuwo. Kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agiriwe mugore. Kandi ndagira ngo wa musore we, kubwo kwirinda gusambana, shaka umugore. We kugumya kuvuga ngo ndi imanzi, ndi isugi, kandi warabyogoje. Kubwo kwirinda gusambana, shaka umugore wawe. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 hakavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Imirimo ya kamere iragaragara, niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Imana idufashe. Impamvu dukwiye kubyirinda nuko ari ibya kamere, gusambana n'ibya kamere, kandi umwanzi w'Imana n'utegekwa na kamere agakora imirimo ya kamere. Nyamara inshuti y'Imana niyoborwa n'Umwuka Wera, kuko agira urukundo, agacumbikira abashyitsi, agasura abarwayi, agafasha abababaye. Uwo niwe nshuti y'Imana. Ariko umuntu wese usambana agakora ibya kamere, Imana izamuhora ibyo kuri wa munsi w'amateka. Kandi ijambo wumvise niryo rizagutsindishiriza cyangwa rikagutsindisha. Efeso, urwandiko Pawulo yandikiye Efeso ibice 5 umurongo wa 3 hakavuga ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Ariko ibyonona byose, Imana idufashe. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Ndagira ngo unyumvise, gusambana ntibikavugwe mu rugo rwawe, gusambana ntibikavugwe mu mutima wawe, n'ibyonona byose nk'uko bikwiriye abera. Imana idufashe. Gusambana n'ibyonona byose ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Turi ku ijambo gusambana. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira, no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ubwo aho ni Pawulo wabyanditse, yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 5 havuga ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi. Burya gusambana ni ingeso y'iby'isi, kubera ko mu ijuru ntibizabayo, ni iby'isi. Ariko Yesu aradusaba ngo tubyice kubera ko bitazagera mu ijuru, tubyice. Pawulo arakomeza yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 4 umurongo wa 3 aravuga ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe, haleluya, ufite icyubahiro. Imana idufashe. Bisobanuye ngo iyo umuntu asambanye aba yandaritse umubiri we, nta cyubahiro uba ugifite. Iyo usambanye umubiri wawe wataye agaciro, nta cyubahiro uba ufite. Nubwo wiyambika mini, ugasiga ingohe, ugasiga iminwa, ukadefiriza imisatsi, ukajya ku muhanda ugatega, menya ko ukimara gusambana nta cyubahiro uba ugifite. Umubiri wawe wabaye ibishingwe, wabaye icyamvagara, wabaye icyo ntazi, watakaje agaciro. Nyamara kwirinda we bihesha umuntu agaciro. Umunyarwanda we yaravuze ngo agapfundikiye gatera amatsiko, nyamara ukimara gupfundura biba birangiye. Imana idufashe cyane. Yego, biba birangiye. Reka dusoze rero, dusoze ijambo ry'Imana nk'uko ribitubwiye. Dukwiye kwiyambura imirimo yose y'umwijima, tukambara imirimo y'umucyo. Kandi ubwo twamenye Kristo akatubera umucyo, dukwiye kuva mu mwijima tukareka gukabakaba tugenda dusitaranaho. Muri korali abantu bagasitarana, mu kazi abantu bagasitaranaho, bagakubitana imitwe, bakora akazi gatandukanye kubera ko bakiri mu mwijima. Baragenda bagasitara,
kubera ko bakiri mu mwijima, imbyiro barazisize, biteye ibyondo, baranyereye bagwa hasi kubera ko bagendeye mu mwijima. Ariko nitwakira Kristo akatubera umucyo, ijambo rye rikaduhesha ubugingo, tuzaba abana b'umucyo, kandi kwera imbuto bizatugendekera neza, bizatworohera, ntabwo bizatubera umutwaro, ko Yesu yaravuze ngo umutwaro we nturemereye na gato. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo dusoze nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ntabwo ukwiriye gukunda ishimwe ry'abantu kuruta gushimwa n'Imana, kubera ko Imana igushimira ibinezeza, kandi ibinezeza bizatuma ubaho no mu bugingo bw'iteka. Iyi myaka 30 uzamara aha mu isi, iyi myaka 20, iyi myaka 50, iyi myaka 70 uzamara aha mu isi, yereka ye kukubuza ibyishimo n'umunezero uzamarana na Kristo mu bwami bw'imyaka 1000 hano muri iyi si. Hanyuma y'ibyo ukazabana nawe kandi mu bwami bw'Imana ubuziraherezo, icyo bita ubugingo buhoraho. Kandi iyo step y'ubugingo buhoraho izatangira nyuma y'imyaka 1000. Ni igihe tutazaba tubara ngo hashize imyaka ingahe, tuzamara imyaka ingahe. Hoya, kwizera Kristo rero biguhesha kubaho mu buzima bw'iteka. Nako Paulo yandikira Timoteyo, aravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose, ngo kubera ko kugira umumaro gufite ubuzima bwa none n'ubuzaza nabwo. Iyo rero umuntu yubashye Imana muri iyi si ayiboneramwo umugisha, ayiboneramwo amahoro, hanyuma kandi no kwiherezo tukazabona ubugingo buhoraho. Twirinde ibisindisha, twirinde gusambana, kugira ngo tube maso, tubone uko tugira umwete wo gusenga, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Yesu araje, Yesu ari hafi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dufate umwanzuro. Wewe wicaye ukemera ko tuganirira ijambo, ugatega amatwi ukaryumva, reka nkwibarize ikibazo. Utekereje ute mu mutima wawe? Ese niki kigutsinze? Hari byo wumvise ukabica amazi, uti ni iby'abarokore, uti ni iby'abapende, uti ni iby'abadivantiste, bigatuma utabiha agaciro. Ndi kugira ngo nkubwire ngo ijambo ryose wumvise niryo rizakubera umucamanza, kandi ntabwo uzabasha kuritsinda, kubera ko umutima wawe wonyine, nawe hari ibyo wagiye gukomanga, wagiye ujya gusambana umutima ukagukomanga, wagiye ugambana umutima ukagukomanga. Ariko uyu mwanya nk'uko Yesu yabivuze, ntabwo yaje guciraho abantu iteka, niwemera ugaca bugufi, Yesu arakubabarira. Reka dusenge Imana aho uri hose, upfukama dusenge Imana. Ibyo urimo byose ca bugufi, dusenge Imana kugira ngo Yesu akweze, Yesu agutunganye, amaraso ye akubere ikimenyetso mu izina rya Yesu. Mana ihoraho, urera kandi urakiranuka, ibyo wakoze ni byinshi, n'ibyo ushigaje gukora nabyo ni byinshi. Turakwinginze ngo utugirire neza. Abantu barahinduka, ariko wowe ntuhinduka. Niyo mpamvu ijambo ryawe rituwemeza neza ko nta na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Mwami Imana yacu, ibyo wavuze uzabisohoza, imperuka izaba. Abantu benshi basigaye bibaza bati ko twavutse bavuga imperuka, ariko kugeza iki gihe ikaba itaraba, hari ntibatubeshye, bizaba. Icyakora riraduhumuriza, rikatubwira ngo ujye utwihanganira, udashaka kwagira n'umurimbuka. Iyo bishaka biba byarabaye, ariko wihanganye kugira ngo iri jambo turyumve. Ndasengera umuntu wese uryumvise ngo rimubohore mu izina rya Yesu. Iryo jambo rimubohore mu izina rya Yesu, rimwambike imbaraga. Iri jambo ribe irikiza, rimubere urumuri, kugira ngo twe kwihishira, twe kwishanya n'abiki gihe, ahubwo duhinduke tugize imitima mishya. Twirinde ibisindisha, twirinde gusambana, kubera ko ari iby'umubiri kandi akaba ari ibya kamere. Uwiteka nyir'ijuru, ndasenze ngo umuntu wese akazi kose arimo umubere umucyo, ave mu mwijima, asinduke, amenye ukuri, kandi gukiranuka kwawe kugendere muri twiteka. Ndagushimiye ko wumvise, kubw'umuteguro wawe n'ubuntu bwawe ushyirwe hejuru, kandi mu ijuru no mu isi bakomeza kuvuga gukomera kwawe. Senze iyo ndiringiye izina rya Yesu. Amen.